kubabarirwa nta nubwo bikwiye rwose nubwo ndi kumugira impuhwe ariko numva nta bikwiye. Madiya iri muravuga gutyo jewe naramanutse pfira mu rutoki haramurira rutoki ipfari sanga ari marara nuriya mwana we Franga nige uzajya uyaha aya ntacyo mama Dia ntacyo bitwaye ubwo ntabaye umupangaye buramutinde ngo ni karave yango jewe mugushingire ku ngufu ryandigenze ariko nawe mama Dia niwe kuvuza ko yango jewe mugushingire ku ngufu ryandigenze ariko nawe mama Dia niwe kuvuza ko nese nkora iki wone nakora iki ubu nta kintu ushobora kuvuga bigahinda hari uko ntakoze se ntago twamubaje akatubwira ngo ntabwo abishaka ahubwo reka ngende rwose makuru rwose nta kundi reba nawe ukuntu wabigenza nk'umuntu mukuru ureba ahandi hantu ujye kuba Arbe wakoze rero nagushimiye rwose yagendaga ariko yagendaga akoze kunsura ko biri aho nyine ndakomeye nubwo mba nkomerewe n'ubuzima turimo n'iwacu nuko n'ubundi ntabwo twese tworohewe biratandukanye papa rero rero inshuti yanjye kuva na kera wangeraga inama ndabyumva ubu rero mba nifuje inama zawe nta mpamvu naguhamagaye nigeze ngo njye mu kazi ariko byibura hari kwa kanya nari mbonye tubanza tukabyaza umusaruro ibyo nyine ureba ni ibibazo by'abakozi nabo baba badasobanutse njye nta kazi nyuma w'umukozi wanjye nta kintu mpuriyeho nawe simashaka no kumwumva ariko nawe uri kugabanuka ibiro wari ufite bishobora kuba byaragabanutse kuko n'umubiri biragaragara ibibazo inshuti yanjye ibibazo urabizi ko stress z'amakwe zikunda guteza abantu ibibazo umuntu yabonye bicumotsemo biba ari danje birumvikana rero se niba uzataha nanjye byaranshatse nuko ugisha inama kandi ugahagarara kigabo natwe niko byagiye bigenda hageze naho tuba nk'abasazi ariko birashyika njyewe birakomeye njyewe ikibazo yabaga nifite umugeni wanjye turi kumwe hafi nta kibazo urabizi ko nakunze uriya mukobwa Diane ndangije ubona ko naramukubwiraga rwose naramukundaga n'umutima wanjye n'ubu ndacyamukunda ariko umukobwa nabonye nyine kubera ko niteguraga kuzabana nawe kandi mbona ubukwe iwabo nteganya ubukwe vuba kandi waba hari ibibazo byinshi mfata icyemezo rero cyo kujya kubakura mu cyaro abantu babaga nawe hari amakimbirane ntasubiramo nawe se Diane nawe nawe kuzana ariko sinsigaye nyina wenyine urumva nyina yari akeneye kuzana nawe byibura kugira ngo abe kumwe n'umukobwa we kandi n'ibibazo biri mu cyaro aba ameze nk'aho abicitseho gake numvaga rero ntacyo bitwaye twari twabiganiriyeho tubyumvikana barambwira ati naza nkakureba bombi bumva yuko nyine baza bakaba iwanjye numvaga ntacyo bitwaye kandi twanabanye neza rwose n'abantu beza cyane we ndishira wanjye mabukwe nawe rwose n'umuntu utarimo binama rero mu kubana nawe ibintu bimeze neza njye kubona numva ngo mama wanjye arashaka kuza kumusura mama wanjye byari byiza ariko bakanamenya urumva gahunda yabo ntiyarayizi nyine yarapanze kuza kumusura bisanzwe ageze aha ngaha rero yaje ari ikigusha wawe z'ubu byara ibibazo yazanye ni byinshi nabyo biri kunkurikirana niba ababyeyi babera gusenya abana babo ngiye byaranyobeye ariko icyabaye hari cyari kibyihishe inyuma mama mukuza yaje afite andi matwara yaje aje no kumbaza inkuru yanjye n'umukobwa nigeze ntereta byo nakubwiye witwaga Mutesi rero yaraje ngo se ngo ibyawe ngo nuriya mukobwa ngo bigeze he ngo kumbona wamwanze ibintu numva ni ibibazo agumya antera amagambo anshyushya ngo ni kuki ntarongora ngo uriya mukobwa ibintu biranyobera rwose mbifatira ndamubwira ati ngewe simushaka noneho rero yahise abona undi wamusimbuye uwo Diane ndi kumupresenta amubwira ko ari shere wanjye ntabwo yaramuzi bibi intambara aramwanga yangana nyina
arisaza sinakubwira. Aho ni mama wanjye. Icyaje kuvamo rero kibi nanone kurushaho. Yabonye ibyanjye na Mutesi bitazakunda. Ahubwo naje guhura n'ikindi kibazo. Agakozi banzaniye umukozi wo mu ndi ukubwira yitwa Nadia. Ngo murumuna w'uwo mukobwa Mutesi. Uwo wanze? Uwo nanze. Iba yaraje kuneka ntumbaze ukuntu yageze mu rugo rwanjye. Ko bikaze. Muri murumuna. Ahubwo noneho mama yaje ambwira ati niba nazi Mutesi mbona bitavamo nirongorera ko kaginga. Umukozi ngende ndongorera ngo nawe nta n'icyo bahiramo. Ufata umuhungu wawe ukamushyingira umukozi koko. Urumva urwango yanga hanyuma se kugeza ubu ngubu bihagaze gute noneho? Nanjye byacanze. Niyo mpamvu naguhamagaye kugira ngo ngire inama niba nzasubira mu cyaro. Oya. Ibi by'amakwe zabivamo. Ntabwo wabivamo byo. Niba nzibera ubuzima bwanjye bwite i Kigali. Bye byanyobeye pe. Oya mbwira uko bihagaze kugeza ubu kuko nta muri ibyo uvuze. Nta mwanzuro n'umwe ndi kumva uko byagenda kose. Albert rero nshuti yanjye. Ikindi numvaga ntagomba kukubwira ariko reka nyikubwire nacyo ni ingenzi. Urabona nandi mu ndubaka. Imitekerereze yanjye numvaga ko ndi bwubake namara kubaka nari no kwishyura akaguzanyo ariko nkabihuza. Nabona iby'inguzanyo birangiye nkarangiza inzu. Cyo cyaba igitekerezo cyiza mbere y'ubukwe. Ngiye nkazarongorera mu nzu yanjye. Kandi nanone ngashaka indi nzu nashyira mu byibura amahoro. Kuko nari bifite ubushobozi iranguzanyo rero yanesheje umutwe bihagije hano wari wemeye kumufasha rwose w'inshuti yanjye wundi numvaga ko nzabishyira ku murongo. Mu gihe nkiri kurwana n'ibyo rero mvuga ngo maboko ngira ahantu ndumushyize na mama nari kumufasha ntacyo byari bitwaye. Ziko mama yateruye amafaranga nawe akaba yaragiye mu cyaro se mpamvu se mubwira ngo ndi hano njyenyine. Nse warayamubikije yagiye kuri konti yanjye. Ngiye nta mabanga ngira yagiye kuri konti yanjye hafi kuyivida. Uza amafaranga yatwaye ukuntu ari menshi. Ariko buretse ashobora kuba ujya umubyeyi nubwo yakwanga hari uko atekereza kunyiba. Buretse se ashobora no kuba yaratekereje ko byibura mu mipango ufite hari inama yaguhaye ukayanga. Gashobora no kujya mu cyaro akakugurira iyo sambu. Uri mu cyaro by'ukuri kurya ryoha. Kumukicungana kuriya ntago ari kujya kuryo mu mafaranga. Nisuga yamaze iki use kukiyanyibye se ntiyabimbwira atanacika. Ubusubwo urumva ataranyibye. Wowe ko cyuri kubyoroshya ubisigira. Ntabwo se muvugana byibura cyangwa ngo ube wamenye n'ahantu aherereye kugeza ubu. Ni mu cyaro ndahazi mu rugo se ndahebera. Ngiye ndi niwe nateganya avuga ati ngenda ariko se agakobwa ko ndagasiga. Haciye imisi ngano tesa ahubwo. Shiti yanjye. Haciye igihe. Ariko byanyobeye pe. Nukuri ko Imana byanyobeye. Wenda yaracyayafite se cyangwa yari yakoresheje ari kurebya nyine ari kuzifashisha nanjye ndangiza inzu yanjye. None kimura ibibazo byanjye bwite nkareba ko ibintu nabishyira ku murongo ubukwe bugataha. Ariko icya mbere ntashaka ubukwe, icya kabiri atwaye amafaranga, icyo ari kwiyamaza sinkizi. Nagiye kuri konti biraba numva nkubiswe n'inkuba nsanga amafaranga yakuye uko ntari menshi. Ntagiye kuzancebesha koko mana ariko ko navuge Imana yazacara ibi bitarya nta mukecuru nanjye nzaguhinduka n'undi niyo wabikizemo n'ibyo abapfumu se nari mbizi haba ikibazo gusa nk'ibintu ubwo byavuye kura mu muronzi wa n'umurozi reka urafitwe mbere urafitwe nanjye mbabikora mbona nyine irimo kwihambira ariko
uhagarikiwe n'ingora avoma siki noneho nanjye hako bite byawe se nagiye nkwiya mu bundi usanga ni cyane naramutse se naramutse ubwinjira ahangaha ubimbariza igihe usohoka hanze ujya kubimbariza hanze naje kubwira ko cyari cyabonetse cyabonetse se cyabonetse ibiki nge nakubwiye ko shaka cyari cyawe ibyo byawe byo binywera nakubwiye ko nta kintu uzongera kungaburira nta n'ibyawe byawe nshaka n'ubundi menyereye akabari zanjya kunywa mu kabari ndanarire mu kabari icyayi zanjye unywera aho nshaka n'ibyo kurya mbirira aho nshaka singushaka hano muri iki cyumba naguhaye ahantu utagomba kurenga ariko mwana njyewe byaranshatse kabisa ese uzaba ufite umushiha kugeza ryari njye nta by'imishiha ase mwana njye simba nakwiyamye ntabwo ubyumva ariko mba nanje kukubwira ngo icyayi cyabonetse ibi byayi se sinakubwiye icyumba cyawe ko ugomba kuguma mu cyumba cyawe ntugumye uvogera njye ndakwiyamye nakuhetse icyumba cyawe umva ibyaha nzajya mbyihwerana nabyo ndakwiyamye mvira ahangaha noneho mana yanjye ibintu biranyubiye pe uriya musore aracibura arantukagura ndateka ntarye ese ubundi ntiwabasha kumugirira nabi atanarya aha ubundi bimbaze iki muzamutegera muki kahuye ubanza waranshutse koko nemera gushukika sinigeze ngira ubugore bumeze gutya kuva nagera aha byambanye ibindi ubundi ibintu ko mukuru wanjye yari yarabiretse iyo nanjye mbivamo nishoreye mu biki aha simbizi kera ibintu ndumva nanabivanamo birananje nasimenyereye kwambara ibi bintu kuko noneho umunsi yayibuze noneho sinzamenya aho mvuga ibintu ngiye nzanabireka washanuwe ndakwiyamye ntuzongere kungabukira mu Chérie. Wow. Diane wanje Chérie, c'est quoi que tu m'as Chérie. Dia ni wowe Dia Caramba. Umeze uteze Chérie. Diane Umeze ute byaturutse Chérie, nurutse Diane. Chérie, umeze ute Diane nakunze Kame umukobwa mpamvu kuturutse umeze ute se Usuri murarota wagize ngo ni njye wagize ngo ni Nadia uje Chérie nanjye ndabatse Kame ngaca mbwira Chérie nari ngukumbuye cyane nari ngukumbuye uturutse ese nurutse mu rugo nikore ngatuza umutima banza umbwire Dia Karame ngiye kuzapfa kubera kukubura yahumura Chérie nanjye nicyo cyanzanye ngo ntacyo uzaba sibyo nta kintu waba pe Karame ndagukunda nubwo nanjye ndagukunda ukunda umutima wanjye wose nanjye ndagukunda pe Yesu Dia ntabwo uzongera kugenda nsezeranye Chérie ndagusezeranya nta hantu najya pe nta hantu najya ngusize kuko no mu binzanye birimo cyane wawe undi wanjye disi ntabwo nahindutse Dia Karame urukundo naguhaye ntabwo nigeze mbwibeshyaho ni ukuri kandi ntabwo zigera rushira ntabwo rwashira Diane we nese Chérie urumva nuzuye umva wuzuye rwose Diane narakubuze mbura amahoro Nimbo ni ukuri umbura rero naje sibyo urubanjye witeka ryose